Yes, ngiyi CPN noneho reka tuyikande dutangire dufungure akawunti. Ndayikandaho ntegereze ifunguke, noneho urabona ko bari kugaragaza aho turi bushyire imeri. Hano hejuru turahashyira imeri, noneho nitumara gushyiramo imeri twemeje ko turi bwandikishemo, hano hasi turahashyira password, niturangiza hasi tuyikomfaminge. Yes, noneho reka nshyiremo imeri na password nateganyije kugira ngo nyikoreshe. Mu gihe uri bushyiramo password ugomba kureba neza ko izi password ziri kwemerwa. Iyo aya magambo ari atukura yanditse mu ibara ry'icyatsi yose nibwo password bimeze neza cyane. Noneho ndahita nshyiramo n'iya kabiri nyine yo kuyikomfaminga kugira ngo nemeze ko niyandikishije. Hano hasi aha handitse ngo invitation code, ahangaha uraza gushyiramo iyo code, iyo ngiyo uri kubona muri screen yawe niyo uri bushyiremo. Nurangiza ukande hasi handitse ngo sign up. Yes, uhita ukanda hano handitse ngo sign up. Yes, noneho hano urahita ukanda aho handitse ngo okay, handitse ngo okay. Noneho numara gukanda kuri ko uraba wemeje ko wiyandikishije. Yes, none ubwo tumaze kwiyandikisha reka dukore login cyangwa se dukore sign in iyi account yacu. Hano ndongera ashyiramo password, ya password nateganyije. Nimara kuyishyiramo hasi ndahita nkanda kuri sign in. Yes, aha rero icyo usabwa gukora urabona ko ari kuvuga ngo email not verified, urakanda hano kuri resend, noneho bakoherereze email muri email yawe wakoresheje wiyandikisha kugira ngo ubanze ukomfaminge. Hano turahita tujya muri application, turimo application bita Gmail, niyo turi bukoreshe. Yes, urabona ko hano rwose email bayohereje. Urakanda aho ngaho hejuru handitse ngo CPN network team to verify your email for CPN. Noneho urahita ifunguka, noneho ukanda hano handitse ngo verify. Yes, kanda kuri verify email. Hano urabona ko bavuze ngo your account was verified, ni ukuvuga ngo CPN yawe yafungutse nyine yabaye verified email. Ni ukuvuga ngo wowe icyo uri bukore rero urakanda ya buto isubira inyuma ikanda bank, kubera ko urabona ko verified byakunze. Yes, wowe icyo uri bukore urakanda back kugira ngo usubire muri ya application yawe. Yes, nituhagera turongera n'ubundi dukande, turashyiramo password, niturangiza dukande kuri sign in kugira ngo twongere dufungure account. Hano sign in niho uri bukande, nawe numara gushyiramo password wakoresheje wiyandikisha. Okay, hano hagezweho ni ukuvuga ngo hari kukubaza amazina yawe yose. Wenda akoresha amazina nakoresheje kuri iriya email, niyo ndi bwandikemo ari hejuru kugira ngo nemeze umwirondoro wanjye. Ndayandika nk'uko yanditse kuri email. Yes, yes, hasi naho urashyiramo username, ushobora gushyiramo izina rimwe nyine nk'ayo washyize ari hejuru, nta kibazo, byose birakora. Noneho kandi continue. Yes, ni ukuvuga ngo numara gukanda continue urahita winjira muri application yawe nyirizina. Urafungura notification cyangwa se unazihorere, icy'ingenzi ni uko application yafungutse. Icyo turi bukore rero kugira ngo dutangire kumayininga ink yacu, urabona ko hari hejuru hari token ya ink. Wowe icyo uri bukore uraza ukande hano handitse ngo start. Yes, uraza ukande kuri start kugira ngo utangize mining yawe. Yes, urabona ko mining ihise itangiye. Hano bavuze ko ink uhawe ari ink imwe nka reward nyine yo kuba utangiye kumayininga. Yes, no ukuvuga ngo urakanda hano kuri okay. Yes, ubwo rero icyo uri bukore kugira ngo urebe ibijyanye na KYC urakanda ari hejuru ku turongo dutatu. Nurangiza numara kwakanda barahita bakwereka iyi profile yose. Urabona ko hano hasi niho hari KYC, ni ukuvuga ngo iyi application tuzakora KYC kugira ngo tubashe kubikuza token zacu
twibutsa ko token turi gukorera muri iyi application ni ink. Noneho urayikanda, noneho iyo umaze kuhakanda urabona ko bari kuvuga ngo the beginner the KYC process if we need to have streak of the last years. Bari kuvuga ko nyine kugira ngo ukore KYC ugomba kuba umaze iminsi 5 umayininga. Ni ukuvuga ngo buri munsi ukamayininga kugira ngo application yawe itangire ikore neza ifite KYC. Okay, icyo rero urabona ko tukivuyeho. Ni ukuvuga ngo tuba tugomba kumenya amakuru ajyanye n'iyi application. Bivuze ko urabona ko no hejuru bari kugaragaza ko ntago ndatumira umuntu n'umwe. Ni ukuvuga ngo kubera ko application ifunguwe nonaha nta muntu n'umwe ndatumira. Ubwo nawe ushatse watumira kugira ngo ubashe kubona izindi reward. Hano hasi uri kuhabona ko hari ubutumwa 71 banyandikiye. Nimakanda hari ubutumwa ko iyi timu ya CPN yanditse buri wese aba agomba kumenya kugira ngo abashe kuyikoresha. Yes, kamakande. Yes, urabona ko ari kuvuga ngo KYC yari yarahagaze. Ariko kubera ko ubu ngubu KYC yongeye gukora kugira ngo ukore KYC birasaba kuba updatinze application yawe ku buryo iba ifite version ya 1.02.38. Yes, ni ukuvuga ngo birasaba kwa updatinga niba wari usanzwe ufite ni application kugira ngo ubashe gukora KYC. Yes, aho ngaho hari ubutumwa 39 naho ugomba kuhakanda kugira ngo ukore task zirimo. Ni ukuvuga ngo nuhakanda harimo task yo gufollowinga kuri X. Urabona ko hano hejuru bampaye ink 5 kubera ko nakoze flow hano. Uri kubibona hano ko bavivuye kandi hari afite coin 5. Ni ukuvuga ngo zagiye kuri balance. Yes, aho naho rero ugomba kuhakora kugira ngo ubashe gukora itask baguhe izindi reward. Nizo zo hasi zose wazikora ugakora ibyo bari kugusaba byose kugira ngo ubashe kubona reward. Yes, hano hasi rero hari akantu kameze nk'umuntu nyine. Hano hasi uraza kuhakanda niho uri bukure invitation code. Yes, uraza kuhakora invitation code. Urabona rero ko invitation code niyo. Yes, ni gerageza niyo invitation code niyo uri bubashe gukoresha niba yigusaba. Ariko niba atayigusaba kuba kuri wakanze link n'ubundi irabirimo kugira ngo ubashe kubona coin zo kuba ukoresheje link yanjye wiyandikisha. Ubwo rero ndizera ko muri gukomeza kubwa neza. Andi makuru ajyanye n'iyi CPN nzajya nkomeza kuyabaha gake kugira ngo mubashe kumenya byose ku bijyanye n'iyi CPN. Ndizera ko muri gukomeza kubwa neza, kandi waba ufite ikibazo cyangwa se afite ikindi gitekerezo nyine ni ukubyandika muri comment, noneho nanjye nkaza mbisoma nkabasubiza ibibazo byanyu. Ubwo rero iyi mining muyiteho, kandi mining izaduha amafaranga mu gihe kiri imbere, kandi urabona ko ntabwo igoye kuyimayininga kuko ni amasaha 24. Urakoze cyane gukurikirana iyi video. Niba iyi video igushimishije ntugende udakoze subscribe. Ndabakunda cyane.